ntabwo wabonye izina ryakoze ubwo nanjye nzakabonaho sawa ndakuvugisha rero ndi mu kazi ngiye kuri paji ya kabiri yo kurya uyu mugabo warangiza ngo yashobora umugore umugabo witekera gute umugore ntabwo gihako none se umugore ntabashaka umugabo ukunda ibiryo ahubwo icyakora cyuzi kubihaha nkurikije n'ukuntu ukora ariko nawe byo gushobora umugore yaba ari sawa dore se ko ageze ngo ndi mugufi yazana yagucishaho utuntu twinshi hano no bajya bamusura benshi Jori bajya bamusura benshi ariko Jori ntawe kabira umenya ko ari umusitari abasitari kuri abibera nkabate oya ngo Jori yaramwanze ngo ni mugufi Jori wabo babyanze ni wabo ariko umutima we warabishaka yaberetse ifoto aravatiyo ngo Jori yijyana umutima ariko we warabishaka nawe bamushakira n'umunyaruhanga aramwanga arashaka umunyakigali arashaka kabira oya kandi kabira ni kavukire kavukire hano mu Kiyovu ni kajya mbeshya mu Kiyovu warahabaye sha bo mama mukecuru aba ibatsinda mama wawe nzi ukabimusanze pe ni ukuri buriya niko nagira mbitekereza oya bari batsinda hano hakurya kuri nuza kuri gare tubwize inyama zirahera urashaka kurya hose oya ahubwo wabaye wihotera agasosira akagahe gade amakameramani urya ariko niba ari abantu bakugoreweho n'abakameramani urajya kurya ngo nta mukameramani urya wajya kugira ngo nta mukameramani urya nicyo yitwaza nicyo yitwaza nta mukameramani urya agasosi se numva kameze gake sosi ni nziza cyane buriya oya sosi yo ngo ni nziza kano gasosi wamuzana yakangahita namuha akagasomaho yaka kubera iki zuri wumva ari yaka kuko yakaba amaze iminsi atanywa isosi nayo nkuru yita imara iminsi ikiza sosi ni sawa sosi ni sawa kabisa ko watetse gake ariko se wowe kuba wizeye kujya kumaca no kongera ukarya wowe wagiyeyo ntabwo nubwo ubanga ibiganiro ugiye kujya ureka nawe ugiye kujya urya si wowe nabyumva ibibwiye nde ntabwo rero nabyumva nijoro batubanyamuburo barakize sinabeshya ntimwakize urabona ukuntu uriya muvuna muhita arimo ararya abona ukuntu imiriro ukavuza induru akuramira we waze njabure ubu disi gasonga aba yiririyeho gasongo journaliste rwose ni n'umwana arabishoboye uzi ko za capati yaziriye wenyine ahubwo za capati ibanga ni icyo wibagiwe ziriya capati nzageza kuzigura buri kuziryoshye mani ziraryoshye kabisa ariko ziriyo mwahise muzirya zose ibanga ni icyo wibagiwe nyamara imikino mwayire n'umutako usigaye uteka ko usigaye ugura inyama sha twebwe ariko twaze tuzigura twebwe gusa ari ukugura inyama no kujyana abantu muri hoteli bakarya mwarangiza mugataha ni iki gihembo none uzi ikindi kibazo cya Jori se Jori ntabwo arya inyama ariko wamuha umuti iriho bibaho fata gutya gato Jori ntarya inyama wamuha umuti urumva Jori ntarya amavuta amavuta asanzwe se cyayinga ayo ariyo yose ntabwo uranuvuga ngo ni naturel nk'umutampera niba ari umutampera niba ari umuhirika Jori niko bimeze ra arabeshya ntacyo Jori ntacyo reka aze muha inyama inyama zo hari igihe aba atazirya none se ariko amavuta se ubwo buryo butarya ntabwo arya isamaki nyine umuntu utarya inyama biranagora kurya n'isamaki oya rero isamaki n'inyama ni bimwe
Ese byose ni ibiki? Oya. Cyangwa rijya abona batetse dukeya. We nta duke nige n'ibiro bitatu nabifata. Se wa mwana niba uteka ikiro kimwe ugashaka kandi nawe ubwawe ukirya ntuhage. Shase mpage. Nubonye ko buryo byarane bizo rugeze ubona n'icyo. Nubura nagwariye. Wa. Nari mve hano hepfo muri bari kujya gutebana niririye. Ngeze hara mu mpasa navatira kareka. Jori. Utabeshye Nyamabondo wamwangiye iki? Utabeshye pe. We n'ababyeyi banyanze. Jori se yanyanga. Kana akunda abasitari. Ko naburisha kandi ndo mustari. Ratambuka ati ndo mustari. Oya ntago ari njye bivuga. Birivugira. Ese nubivuga. Nose nitwajyanye Nyamirambo niba bibonye ukuntu bamwe bavuga ngo ni Gasuku abandi ngo ninde abandi ngo nuyu handi mu Kinono. Ahubwo navumbuye handi habikinono. Mu marangi. Marangi se baracyara utakiriya. Cyakiruta se buriya. Twatsoze cyashize. Cyakora rwose uzibereye mu guteka. Izo puwaro uziteka. Wowe ntabwo ziteka. Uzi hejuru aziteka. Uzimure umuturanyi. Azi guhinga buriya agira n'akaboko guhinga. Ahinga yo muri uyu mujyi. Setse mugize nk'umugore ufite nk'imicike nk'ikibuga. Ese abwiye n'iki afite akaboko ko guhinga. Yahinze Paul kuri sima zarese. Nazo zimuye rero zira aziteka. Nazimuha reba ziri kuri sima utagira ngo ni ziteye kuri sima. Ziteye kuri sima ziramera. Kandi ziteye museka. Ambwira ngo ngiye n'iwacu nateraga inzuzi. Gupfumura se. Ugiye gutera inzuzi bimwe by'abana. Se babwirwa n'iki? Ubu rero uyu nguyu umugize umugore wahita umugurira nk'ibisambu abingahe rwose. Jori ntamugira umucuruzi. Ubona yamenya gushabika. Kuvuga ngo Jori nuko nta nubwo arimenya uwo ari we. Ariko bimubwira arakara. Ese wenyine kuki umurakara? Nukuvuga ngo ubundi umuntu kugira ngo yimenye nuko ava mu cyiciro akajya mu kindi. Urumva waze ko ari Jori gusa. Ni nkuko uriya G-Banks yandebye akavuga ati Nyamabondo tiriko yavamo n'umuhanzi. Ahubwo ndashaka kujya kuzana indirimbo muri studio. Urabyumva? Ahita nikora na clip. Kandi ndashaka clip henze ku rwego rwa ba PDD. Baramufunguye yabaye umwere. PDD se? Nose PDD wamuvuga Trump ari uyoboye. Ni inshuti ya Trump cyane. Ibyo bikora. Ama makuru. Radio ariko. Oya nyine ubonye ntafite radio nkagirana n'uza. Ugira insakaza amajwi n'insakaza amashusho. Uraje ko ubuzubura muno ko turavugana. Mbona kurana wanyu ku kazi. No kuri kw'Imana. Yitwande. Ni Rosine warumamagaye. Wise umumenya? Umuzi wandi wagiye kumbwira byabi. Wandi wambwiye twawe. Ni Rosine warumamagaye. Inshuti yawe. Ari no mu kazi. Ari ibintu yambazaga ngo bibera muri gereza. Yaramaje ko mu ruvango ngo Firawuni ni iki? Ngo Firawuni. Ngo Firawuni ruvango ubundi hariya no butinganyi bwina. Karame. Turatetse. Byahita bishirira. Turaje. Umugana ntago turawujyamo turakora ara hejuru iwacu. Urabyumva man? Muyabazi bawitonze turi mu kazi rwose turabikora. Ntabwo ko ndimo ndahinga. Urabyumva man? Biba biragize nyine eba. Siko batajyaga bazara. Bigenze bite? Ariko umuganda ubukene. Ngiye ndawukora ariko ngiye gutera igiti cyo hejuru. Uzi imikino iravunanye. Imikino. Abantu muyikaragaho. Ariko kubwo meruka wanyu twari twohereje umuntu amafaranga turajya kurya byarangiye bite boss? Yakukujeho. Inde. Yaho twari kujya gukora turi bunarye.
wohereje amafaranga hajya nagane hahandi harangiye telefone yirirwa arakina se irwanye kuri rwara aha biva mu nzira birarangira cyakora uzi guteka biryoshye kuba mugira inama washinze agashuri ko kujya wigisha guteka ntabwo noza nabyigisha ntarabyize ibyuzi nta muntu utazi kurya utazi guteka ariko wumva icyo gisubizo atari cyo gata nicyo gusa se nicyo cyane hari umuntu utazi nta muntu uzi kurya abazi guteka yakwirira agatogo ariko oya kuko iriya ni isosi kandi ntabwo wayimena iba yavuyemo shayi imikino mwayiretse yes mama waje ukareba ibyo ndimo ukabona kugira ndi mu kazi wanjye oya n'ubundi ndawujyamo ndi mu muganda rusange ariko uzi ko ari umuganda wemewe gukoreka abaturage ukuntu bagomba kugira indyo yuzuye batamenye n'isosi ntabwo ariyo bateganyije oya ni ukuvuga ngo buriya gukunda igihugu bavuga ntabwo ari ukwirwa wirukanka cyangwa kugira ngo ni n'umusanzu turimo gutanga umuganda w'uyu munsi mva uko umeze wanga umuganda w'uyu munsi uri kumva ujye unagendana n'igihe bikubwiye so minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iramenyesha abaturarwanda bose ko umuganda rusange usoza ukwezi kwa Werurwe 2025 Werurwe uvuga ibyo byabyo ntabwo babizi ni ukwezi kwa gatatu bino navuze ko buriya ngewe biriya nshaka ko kuzabibwira ukajya baduhindurira ariko uvuga ngo ni Werurwe noneho rimwe na rimwe ugasanga cyangwa ni mata cyangwa ngo ni inzira n'ibiki abenshi muri twe ntabwo twabyize ibyo bintu ngo niba ari Nyakanga ngo Werurwe Nyamata iki n'iki amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12 siko twabyiga tubivuga ntabwo abantu bose babifataga ntaje ntabwo maze ngo urabyumva ejo ntabwo maze Nyakanga n'irya ngazabimenye no vuga ngo rero bajye bagerageza byibura niba bavuze ngo ni iki avuga n'ukwezi uko ari kugira ngo buri munyarwanda wese bisobanukire so rero nibyo ndi kubwira ukwezi kwa Werurwe ubwo ni kwa gatatu 2025 uzaba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2025 n'uyu munsi nyine uyu turi gukora umuganda uzibanda ku bikorwa byateguwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze by'umwihariko bikorwa byo gusana inzu z'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi gusukura no kwita ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi no kurwanya isuri inzego z'ibanze zirasabwa gukangurira abaturage kuzawitabira no kubamenyesha hakiri kare aho uzabera n'ibikoresho bizakenerwa yego n'ibyo rero mba ngira ngo ugendane nabyo umenye na umenye ni reba sha sauce tomate nayibagiwe yishyiremo nayo haracyari yishyiremo wapi nukaza kunyuzera mu guteka ese uri kumbwiye ngo wabyibagiwe we kutabigumanye impamvu nakubonye yari umunyamakuru wari umusangiza ya koko nayibagiwe ugiye kurya ibiryo bitameze neza kandi imikino mwayiretse hari umuntu umwe twari kujya gusura aravuga ngo nta gaze yifitiye kandi yewe nakwemera nkateka no kunywa uriko mukansura yego akemera ugateka kunywa ariko ugakora amafaranga ibivuga neza ariko hari ukuntu uba ugenda ubica ku ruhande cyane rwose arakize rwose umuntu ukora ari kurya akajya no kuri chat akahamagara nari mbonye ugiye guhamagara oya cyane sakaze se umuntu aba ariho mana
Narazo jamama gani ari mu kazi. Aruka arimo pe.